byihutirwa ku muntu wese uzi neza ko afite telefone akaba ashaka gukorera amafaranga online. Aya ni amakuru yihutirwa niba guys ufite umuntu ufite telefone akaba gukorera online, aya makuru akwiye kuyamenya uko byamera kose, kuko aya ni amakuru y'ingenzi cyane. Ushobora kuba wari ugiye gukuramo iyi video ariko ndakunginze gereza iyi minota ubanze unyumve, ntago ari iminota myinshi ndakora iyi video, niyo yaba myinshi ntago yarenza 20. Guys, aya manota aya makuru ugomba kuyasangiza inshuti zawe uzi neza ko zishaka gukorera amafaranga online. Mbibutse nubwo amakuru tugiye kuvugaho wenda uyu munsi ntaho bihuriye n'ibyo ngiye kubabwira, ariko guys mbibutsa ku bantu mufite Facebook account zujuje ibi bisabwa. Facebook account yo mu mwaka wa 2023 kugeza 2022 ifite post ziri hejuru y'10 mfatizo ya company ni hejuru. Password na namba, nyandikira kuri iyo namba ujoining iyi groupe ubundi wibonere amafaranga. Facebook yawe ikimara kwemegwa uhita uhabwa ibihumbi 4. Twakomeje, iyo ntago ari ingingo ntari ingingo turiho guno munsi gusa. Ushaka no kubimenya mu buryo burambuye ukamenya ngo bikorwa gute, kuri YouTube channel ya Uziel Tech Media video irangirira hari y'uburyo iyo Facebook account icyo bayikoresha n'uburyo ubonamo amafaranga. Ibi byo birizewe, murabizi ibintu byizewe mbibagezaho kirikari, ibintu bitizewe nabyo nkabibagezaho buri iki gihe. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe scam nyinshi bazakubesha, bazakwizeza ibitangaza ukwiye kwirinda. Guys, scam tugiye kuzere ukwiye kwirinda muri uyu mwaka wa 2026 dutangiye, kuko izi scam ngiye kubwira ukwiye kwirinda nutazirinda guys zizakujya utwawe. Uko ngenda gubuhamya bw'abantu benshi bamaze kuribwa amafaranga yabo menshi cyane, birigwa barira, birigwa batakamba. Guys, ngenda bawukuri kandi guys hari business ndi kubategura muri iyi minsi, mwe mutegura amafaranga pe. Iyo business amake yo gushoramo ni 9,200. Ni business yizewe 100%. Yo ntago ari business ngizi za scam, kuko nanjye ari ukuvuga ngo scam nazibaho rwose, ariko ntago mba nshaka kuba scam, kuko na mazi minsi hari business nabahaga mwayira minsi nabonye ko abantu zigiye kubajya amafaranga yabo, ndavuga ati ntago nzongera kuzibaho, ko ngiye kubategura Facebook cyangwa se business yizewe ihoraho. Niyo ndi gukora ubushakashatsi muri iyi minsi, menye ngo icyicaro cyawe gikuru kibahe, ese ibaye kwambuye waregahe. Ibyo byose nibyo ndi gutegura muri iyi minsi. Iyo video nzayibakorera nandi kuyitegura kugira ngo mbere yuko nyibaha nyishoremo mbone kubikuza. Nimbona kubikuza nzahita mbaha video y'ukuntu nawe wakuramo amafaranga. Gusa iyo business yo imaze amezi asaga 5 ikora mu Rwanda. Ni business yizewe, ndacyayicekingaho. Gusa mwe mutegura amafaranga nk'abantu munkurikira kuri YouTube channel ya Uziel Tech Media. Guys, nkwibutsa we mushasha kanda subscribe kuri YouTube channel, ukanda like, share ndetse na comment. Igitekerezo cyangwa se inyunganizi byose ubyandike muri comment. Guys, ndakwinginze kanda subscribe, ukubona ku YouTube channel ikiri hasi kandi mbona mbabwira kanda subscribe guys, ariko ni mwumva. Guys, rero reka nze babwire ikintu cya mbere tudatinze. Iyi video ni ugufasha, nkwibutse kunyandikira muri comment uvuga ati kabisa udukoreye umuti, utuburiye hakiri kare, udukoreye umuti. Guys, dore ikintu cya mbere scam zivuga. Reka nze duhere kuri scam zisa nkaho zisaba igishoro. Uzumva uzajya kubona ubone ugeze kuri Facebook urugero, reka nze mbikwereke. So wenda nuko ntarahita mbigwaho ako kanya direct, nuko ntarahita mbigeraho. Kuri Facebook murabizi hari nimero ujya ukabona wenda umuntu yanditse ngo joininga, ngo ushaka gukora amafaranga, ngo joininga, ngo unyandike ngo WhatsApp. Reba urugero, uyu wenda tuve yakoresheje Sabe, reka nze wenda tumwandikire kuri iyi namba twumve.
iyi namba, reka nze tumwandikire ku iyi namba, reka nze tuyikopiye tuze tumwandikire. Yakoresheje sabe ariko wasanga ari umusikama, reka nze tumwumve. Ndaza nkopi namba ye nyishire muno, nze nsibe guys, ndagira ngo ukurike step by step nkwereke abasikama uburyo bakora. Ya ukurike step by step ni wihutishe iyi video kubera iki ibintu bifite agaciro mutabikora kuko mugakora bidafite agaciro. Nsobanurira iby'iyo business, reka nze turebe niba ari online twumve amakuru ari buduhe. Guys, ikintu reka nze dukomeze mu gihe ataratwandikira. Scam za mbere rero bazakubwira nka kuri twe tugiye kuri Facebook wandikira umuntu ujye kumva arakubwiye ngo urabaye twandikire, reka nze dukomenye nawe. Reka nze mubwire ngo ndi kubona ari kumbaza ibintu ngo amazina ngo n'ibiki, reka nze mubwire ati ndagira ngo reka nze wenda dore muranyihanganira ndi kumanza kumegita niba amajwi ari kujyamo neza. Reka nze wenda mubwire ati nitwa gutya na gutya, reka nze mubwire wenda nitwa Mugisha Paul nuko nitwa turi kugira ngo tumugerageze turebe ibintu aratubwira, kugira ngo kuri step by step. Nyabihu merereye Nyabihu ndagira ngo nsobanurire iby'iyo business. Nze mwandikire gutya turebe ibyo aradusubiza. Mu gihe rero tukimwandikire, reka nze dukomeze ku zindi scam. Guys, scam za mbere zakubwira ni izi investment za hato na hato. Guys, reka nze mbabwize ukuri, hari investment ejo bundi nanjye ndiye yanjye nibwo nahise mvuga ati ntago nzongera kubaha investment kuko nzaba investment yizewe nka yandi twatangiye mbabwira ngiye kubaha imaze igihe ikora. Reba nk'urugero nk'ingi barakubwira ngo ukimara kwiyandikisha ngo urahabwa ngo inote ngo y'ibihumbi 200. Ubundi business ikintu cya mbere bakora zino business mbabwiza ukuri, izi business aba ari iz'abasikama. Abo basikama nabo baba bakeneye kunguka. Rero iyi business usanga ikibi cy'izi business usanga imaze nk'iminsi 3 ikimara iminsi 3 igahita ihagarara. Noneho yejo bundi yo hari yejo bundi yaje iri gukubita ibangura, yamaze iminsi 2 ihita ikubita ibangura, nayishoyemo ayanjye bahita bayajya iminsi 2. Guys, izi investment muzirinde guys. Buno abasikama abanyarwanda bashaka urubyiruko by'umwihariko rushaka kujya rutakoze. Niyo mpamvu abantu bizi ikoranabuhanga mu rubyiruko ni abantu benshi kandi bakeneye kuba. Niyo mpamvu bari kugenda bagakora investment za sikamu nyinshi. Buno sikamu zuzuye ni nyinshi za investment ushoramo yawe bakayakujya guys. Kandi guys, nkwibutsa niba ushaka no gushora jya ubanza ushore make kugira ngo website yizewe. Usibye website imwe yonyine ndi gukoraho check up muri iyi minsi yizewe 100% itari y'abasikama, kandi bakungukira make kuko ushora 9,200 ukajya baguha 720 nangaye ya buri munsi, kandi ukumva nta nubwo ari make kuko mu gihe gitoya ubugaruje. Guys, iyo business ndagusabye, iyo business weho uzayishoremo imaze igihe kandi iracyakora, ifite icyicaro gikuru. Nzakwereka ibimenyetso byinshi, nenda kuyikoraho video muri iyi minsi ndayibaha, ariko mbiyame guys, ndabasabye izi business z'abasikama, izi investment za hato na hato muzirinde. Reka nze twumvire hamwe gano majwi atubwiye. Yes, muraho neza. Urakoze kuza kumbaza ku bijyanye n'iriya business ubonye ndi kwamamaza. So, iyi business yitwa Travorium. Uko ikora rero, Travorium kugira ngo itangire wiyandikisha utanze 5,750. So, iyo utanze 5,750 tuguhereza linki ukayifungura. After yo kuyifungura
uhita uhabwa bonasi y'ikaze y'ibihumbi 27,500. Ugahita uhabwa na task uzajya ukora za munsi, ziba ari task 3 z'amakampani tuba turi kwamamariza. Task ukoze iba iri hagati y'ibihumbi 8,750 na 15 bitewe n'iminota uyikozemo. So nubwo buryo kandi Travelium ubikuza buri munsi. Ni website y'Abanyamerika ihemba mu madolari, ariko turayakubikuza akaza mu manyarwanda nta kibazo rwose. So ntabwo byakica akazi usanzwe ukora, nta nubwo ari ibintu bigusaba kuba ngo urahana runaka, ahantu hose uri urakora nta kibazo rwose. Nawe niba uri tayari umbwire ngufashe nta kibazo utangire. Wabyumvishe guys, ni he wabonye business winjira utanze ibihumbi 5? Kanze mubwire ngo marink ndebe 5,700 bakaguha bonasi y'ibihumbi 20. Guys, ibi bintu ni mutajijuka mu mutwe, udufaranga twanyu bazatumara guys. Dore aduhaye link, rikanze tuyinjiremo turebe. None business ni wabonye business yizewe ushora mbere yuko uyinjiramo. Rikanze mbikwereke, niwe wabonye business yizewe ushora mbere yuko uyinjiramo. Rikanze dukoremo account turebe guys. Ibi bintu nimutajijuka guys, kiraba ari ikibazo gikomeye cyane guys. Rero ndabona umuriro unshiranye, kandi umuriro aho mba byarapfuye. Munyihanganire rero, iyi video hazasohoka part 2. Iyi yari part 1, nacoje video y'uyu munsi yari Uziye Tech Media. Wikora subscribe. Iyi yari part 1, mutazacikwa na part 2. Munyihanganire, ni ikibazo kibayemo cy'umuriro gusa. Tuzakomeza na part 2 irasohoka vuba ahangaha. Kandi guys, sorry, ni ikibazo cy'umuriro, ntabwo ari ikibazo cyanjye, kandi umuriro ndongera kuwubona bwake. Ni ikibazo aho mba byarapfuye, ntabwo barabikora. Ubwo munanyihanganira nyine, gusa tuzongera dukomeze ejo. Gusa mwe urebye iyi video yisharinga inshuti zawe. Ejo part 2 tuzakomeza, turi n'izindi scam zose ukwiye kwirinda. Gusa yari Uziye Tech Media. Kwanda subscribe, igitekerezo cyangwa inyunganizi byandika muri comment. Niba ukeneye part 2 andika muri comment ngo nkeneye part 2. Nacoje video y'umunsi. Imana ibaho umugisha. Iki cyumweru kizababere icyumugisha, kizababere cyiza mwewe mukurikira Uziye Tech Media.